urabizi ndagufana kuva ku munota wa mbere. Asante. Ndagufana urumva kuva ku munota wa mbere nubwo wanyibye cyajya nahuriye nawe hariya imbere ya izo cyajya turaziba godi ntubitinde izo cyajya turaziba nanjye umuntu wiba cyajya yarambabaje kamisha nagwaye cyajya uragera ntiwayigarura. Ntabwo cyajya imbere ya Simba wanyibuka gute se imbere ya Simba imbere yanjye urayitwara ntiwayigarura n'uyu munsi ndacyayibuka passepartout gacajya katega uzansubize akuzi ko mwibutse uriya mutipe ufite ibibari exactly niyo mpamvu hishe isura sha ndayibonye nwagira shwanyutse birangiye mbonye umuntu ndasigaye ngoma kugira ngo nteze abantu anyway kandi bari ibigori bishobora kubigenderamo gutyo bikavuga ngo nibyo. So anyway, it's amazing to have you here. So thank you so much. Natinze kuza gatoya kuko narifite indi nkuru nagomba kuvuga uyu musore bita Muchoma w'umuhanzi nawe Muchoma wari umaze iminsi afunzwe. There is the good news ko urukiko rwanzuye ko agomba gufungurwa by'agateganyo. Ubu turi kuvugana Muchoma agomba kurekurwa akaburana ari hanze. Was the good news ni nkuru nagomba gukora n'umuhanzi afite indirimbo asohora, so nashimishijwe nuko Muchoma yafunguwe nagomba kubanza gukora iyo nkuru nkabigeza ku bantu berekana imyanzuro y'urukiko. So niyo narangije mbitanza hano. So iyi ndirimbo rero Your Love ubusanzwe nkunda ura musore nani Paraso uburyo aririmbamo nkunda uburyo aririmbamo. Nabwiye Yago ejo bundi uvuye mu ndongo ukava muri ira ndirimbo yakoranye na ntuzana na Davido remix. Yeah, exactly that remix. So this is the second the third song. Iyi ni indirimbo yaje inkorera ibintu nka mu ndongo yakoranye na Shiba na Paraso ugarutse uri umuntu mukoranye indirimbo ibomora bombo ibi ni biki Banyarwanda turashize. So hey Your Love indirimbo dumbira kubititse iyi ni indirimbo ushobora kuririmbira ahantu hose. Yago washyizeho akadomo. Reka iyi ndirimbo icyo nsaba nuko buri wese ayitwarire nyirakuru ayitwarire anko we muyihereza abazungu muturanye abantu wamaze kwishyira kuri Spotify tugende iyi ndirimbo ibyo nzayikoresha nanjye kubibereka urumva ego no kugira ngo sinzarangize vuba mfite umuti nsigaho hejuru. So Yago keep up iyi ndirimbo ntabwo iyi ndirimbo nukuvuga ngo ni mu gitondo saa 7 nimugoroba hakiriye kwandi je nagiye kwa muganga ndamubwira ko iyi ndirimbo aravuga ati iyi ndirimbo ngomba kuyumva nk'umuntu uri kunywa imiti mu gitondo saa 7 nimugoroba ikamera nka kire y'ibinini urumva sugar thank you aho ngaho rero reka mabwire ngo keep up komeza dukubita imiziki urukumva alafu wengine ya bombo krati icumi ndigezeho dumba ngurakaza neza mwisi y'ikondero ya Godfather. Umva ijoro ryashize narengiriye umugisha kwa Godfather mu nyemerere Godfather nawe agirira umugisha narembonye nk'intare nka sa bare bamaye intare nka sa ngayo nguko. So ndishimira kandi nte kurondogora murabizi ko nkunda kubwanuka bombo krati 10 rirageze. So reka mabwire ngo mureke iyi ndirimbo bayita Your Love ni mu diaspora hangaha ukabutarumva iyi ndirimbo ukavana Godfather hariya muri big screen ngo agira ate Yesu game over muretse gato bayita Your Love kamishi yo nyuma yo kumva indirimbo Your Love yo guhatanira amagift ibyo bintu narabiretse kereka ari game ubwo munda bw'indirimbo se no we are here to support each other. Hallelujah. Wow, one of the reasons why Yago namumenye 2018 nari maze gusohora My Karabo nta confidence nari mfite muziki wanjye araci imyaka 5 ndirimbo nta ndirimbo mfite. So indirimbo wamfashaga mu kuzimenyekanisha Kigali arambwira ngo man ngo ari umupeti witwa Yago i Kigali ngo kwemera bya hatari ngo jya curanga kabiri ngo turemushyira kuri TV10. So Yago arimo nubwo wabuze kurimba bingana gute udafite nkora muri big screen ishyiramo icyamamare bro nta confidence uba ufite. So Yago ari mu bantu bamaye confidence over comeback. Wow. So, anytime ampamagara ambwira ati I'm live, can we talk? Burya se ntaba Yago. Yeah man. Every time Yago anyeneye I'm there for him to make the awareness that he's talented.
ushobora kugira abakurwanya, ushobora kugira abagira gute, ariko focus on kubagushyigikira, focus on what make you happy, focus on your mission in the world, focus on improving. Criticism don't matter, focus ku bantu bakubwira ngo tera imbere. And as you call yourself big energy, you're big energy. Every time I come on social media, TikTok, I see a lot of support from people. I have never seen you fail. Keep up. This song is beautiful, and sifite ibigambo biteye ubwoba nk'ibyo abajene bamaze iminsi kuri social media, ariko indirimbo nzayicuranga mu rusengero ku cyumweru mbabwire ko ari Imana. So courage, bonne chance. urusengero n'urwaje Abanyamerika ntabwo bazi Kigali cyangwa Ikinyarwanda, ariko bamugana urusengero rw'abazungu bayicuranga. Uyu niwe Kamishi Dumba, ahubwo Kamishi ntabwo agitera burage. Kamishi iyo wabagugiye ahantu Kamishi ari wase umva wishimaga mbere yuko aririmba. Oya, umugore wanjye arimo arareba. Wari babesha manu ukabakubitiramo parasona yago hariya bagahita bagaguruka bagahita bayimbaza. Hanyuma uramukoga suka bakari we Bikira Mariya, uramukoga mugahita mumuhindura agakobwa ka Yayiro Yesu yazuriye ku mugezi. Wano iba Yesu ntiyatabaye maraya. Yesu yatabaye ndaya. Ntabwo nyamutipe bango Yesu ngaravuze ngo basanga bose bagiye. So anyways, Yesu adukunda twese kandi yago you are big energy. You are what you say you are. What you say is what you are. Nuzabona umuntu agenda bango ngende ikibwa abari ikibwa koko. So wowe uri umugabo, you are big energy. You have a mission. Warabanje twirishamo ubunyamakuru ngira gutya na gutya, but you every time you open a mouth to sing on TV, on radio, anybody umva music yumva ko you never missed a note, urumva. So akakanya urashaka gukora ibi ngibi kandi urimo urabikora kandi urimo ukora neza. Don't give up. Ikintu nakongeraho ni kimwe, Dumba yabikubwira, Godfather sinzaherereye, ariko nakubwira ngo music uri umusitari, ongera ibiro my friend, ongera ibiro, terura ibyuma ku buryo nkuko Dumba reba abakobwa bagashyukwa nawe, noneho abantu bose babona akavuga bati uriya muntu angana gute. Urumva, terura ibyuma by'ibiryo Buganda hari icyo kurya, urumva, terura icyuma uryame, be healthy, you know, that energy ufite mu mutwe je no ku mubiri bigaragare byatari, you know what I mean. Kandi Beka Arena cyangwa se n'izindi arena zose nizawe turaziguhaye Imana. Shira muri big screen gatoya, gushira muri big screen gatoya, nungire noza Kamisha rebe. Amen. You see? See this man. Urabona ukuntu ngana. Aje barindura gute Kamisha? Dumba ubyibushye igice cyo hejuru gusa, reka nze nyikire ndebe. Ninje urugero rwiza rw'umuntu wateruye icyuma. Reba ibyuma mu rugo. Everywhere you are. Ani muri sala. Aka kabyimbye imboro. Ayo magambo arakakaye. Ntabwo abeshye. Ntabwo abeshye. Nani urashaka ko mbikore we Godfather nguraho umutwe wo munini. None nkubwira iki? Nkubwiye ko kabyimbye amabya. Urumva ahangaha gakora iki? Gakora mu nda. Yes, man. Gakora ibintu byinshi, gakora amaboko, gakora ibintu byose. Niyo mu ndabe ngari igiye mfanana. Ariko uzi ko izina ry'umuntu uzi ko ufite imitego manje. You bigger. Tubizamo Kamishi byarari baravuga nibyo. Urumva barabango umubiri wawe n'urusengero rw'Uwiteka cyane ingoro. You have to Yesu agiye kubwiriza abantu, yarabanzaga akabaha ibiryo my friend. Yarabanza akaba making healthy, bagatuza mu nda, yarangiza akabwira ati okay, nagera mbabwira ibi bijyanye. So you too, brother, you are a star. Mentally you are strong, very very strong. You are very powerful. Nothing stops you. Now, build that body. Build that body every day. Look at Mehdi, look at Usher, look at 50 Cent, Emily Premier. Abastari bubaka umubiri. Look at me. Look at Dumba. He's thank you so much. Look at me too. Godfather, check out. Godfather sura turayibona twese, murabona. Look at him. Urumva. Exactly. Courage msaza. Ariko abantu indirimbo barayizi ko yitwa Your Love cyangwa bazi ko yitwa ibindi.
barabizi muri abagezeho sound it again Yes sir. sound it again barayumva abantu 300 bari hano bongere bayumve sound it again. Ariko rero Dumba bigenaje fire kuyisoundinga no kubohereza kuri YouTube kujya kuyireba n'abandi kuri ama platform. Kuyisoundinga ubone no kuboherezayo n'ubundi ni ukubohereza agakina gato ntayikine yose. Rakineho gatoyi. Movera maze unyumve movera maze unyumve Mukobwa w'igikara wayirenema ziri mukatemba Mungu yaunda mubuli kasonda perfectly aligned forever you are mine perfect line kababe bajiwa one of a kind your love was meant for me your touch was meant for me eyakutonda yatondeza wekendereza we making you for me you're my sweet you fit me perfectly sinje gusa abagabo benshi bapanchitse sinje gusa I sweet you, baby. You look young and you're so beautiful. I'm in love. I'm interested. Junior Music genda kuri YouTube genda uyirebe. Nzakugwamagana nzakwereka inshuti amagana. Your love was meant for me. Your touch was meant for me. Yakutonda yatondeza wekendereza we making you for me. You're my sweet. You fit me perfectly, girl. Yago yakutendeleza no kuvuga yakuremye. Sinje gusa wanji yakutendeleza no kuvuga yakuremye. Eyakutonda imenyesha wakuremye yakuremanye ubwitonzi akurumva ko ni hafi yakutonda yatondesa wegende wabajije Godfather wacuruje ibigori kuri Kampala mwe murababyara ntabwo nabishinga sha murababyara wabyinjiramo yabigwamo Aravuga ngo abavandimwe bavumbise akarenge vumburamo akawe. Ntabwo umuntu yabishinga dude. Anyways, go. Abantu nge ndagifate link yayo kuri YouTube in sharing ahantu hose. Shobora gusharinga kugira ngo ngire umusanzu ntanga kukumenyekanisha indirimbo yawe. But I'm sure man, you're already big. Yo ufite aba subscribers benshi kandi Imana ikongere n'abandi uko usohoye indirimbo abantu batayibona ari benshi kandi indirimbo ari nziza noneho abantu barayisharing. As simple as that. Amen. Yago. Amen. Yo. None ngenda zaka kugutumira kugira ngo tuganire njewe nawe kuri live yanjye. Uriho nanjye ntashyiraho abandi bantu nkubaza ibibazo byanjye bijyanye n'umuziki gusa. On ready. Uno munsi ubu ngubu ndashaka gucika ngende ari video ngiye gukora. Then biraza kumfata umwanya. Then when I come back esimu yongirina ndoza njya kukubira. Yama. All right, karayi macika basaza. Urabizi nanga time is money. I was not chatting with you. Godfather niwe muntu wambara atinye ndirimba kuri TikTok bwa mbere Imana zakubabare kandi zaguhe. Video bwa TikTok blood kora bungi nyoge ndo mbene palaso mu bukore. Gawe demo. Ready wetu. Obumpe nabo bungire weno eno kunaka ni ku Instagram mbiweyo then ku TikTok. Ngenda book. Thank you Lizzie, God bless. Ngenda books in the street nga live yakagwa. Ngenda books indikiti. Kale fit. Bajyango na kazi. Yo bagabo. Yo. Bajyango na kazi ngira ngo njewe ndije Okay man. Turi kumwe abamaye gift mwese mwakoze murabadanje.
Bless man. Bless. Yo bagabo. Yo. Abandi bantu se badufasha bakamyutinga kugira ngo mbwire bagabo ya. Asante sana. Bagabo ngenda gushimira sana. Asante sana kabisa kuri feedback maye kundirimbo n'umwanya maranye natwe hano. Thank you so much. Jewe I started following your music. I started following your music when I was I think 17 18 like ndaho ngo muri iyo myaka yanjye ngo kabisa numvura umwanditsi maze no gukura ngeze muri za 20 nkajya numva imiziki yawe. So whenever I have listened to someone I never pretend. So thank you so much. Numvise imiziki yawe kabisa nkajya numvura umusani utabaho kabisa ko nkavuga se ariko kubera ko naye nakuze ngakorera muri system nk'iyo wakoremo namenye impamvu umuhanzi ashaka kuba ari umuhanzi ukomeye mwiza cyane ari umwanditsi mwiza ariko ugasanga ntabwo community bimenye, ntabwo community bibonye, ntabwo rwose birinze binagenda binaducika bitamenyekanye ibyo byose dufite ingero. So thank you so much kuba ushyize feedback meze gutya ku muziki wanjye, hari icyo bisobanuye kuri ngewe. I will never take it for granted. Thank you so much. You know, crazy love and crazy respect, you know what it is since day one. Ngiye nkunda imiziki yawe n'ubu ngubu nyafata igihe apana ubu ngubu bango njyafata igihe nticara ku mashini yanjye nkumva nkakubita playlist yawe nkumva imiziki yawe nkumva za iravuza ubuha nkumva indirimbo wakoranye na Ndera Zubeda na The Ben na Zubeda ayayaya ahita numva abandi waruzingiye Nagondo rubayibamba ibaraza ngizi ibirori birataje yewe umambwire sasa buriya icyo nashaka muziki nagikuyemo ariko reka nkubwire ikintu utazi buriya aka kanya you know you struggling sometimes, you know it's a lot of work, you tired, you don't sleep, whatever, but in the end when you are not super busy with it, right, utari kubikora cyane, that's when you enjoy it. That's when you look back say, oh, you know, ninja because man, wow, I did that. Yeah. So your level rero y'uburyo bw'umuziki ngiye niyo ndimo kano kanya. So you are doing a great job. Urimo urabuilding a legacy yawe, uryoherwa, struggling out, dushima, tugaya, tugira dute, but you are doing a great job. Every day remind yourself, I'm doing a great job. I'm doing a great job. Abafana ba uri kubona bangaba ntago ari indyarya, abantu bakuri ntago ari indyarya, abakurwanya nabo sometimes nta nuko bakurwanya, they are afraid of you. Umuntu kuvuga nabi ashobora kwebesha ko ari ikibazo ufite, ahubwo afite ikibazo cyawe ushobora kugera par rapport ibyo atari gukora cyari gukora nabi. So remind yourself, I'm doing a great job, I'm doing a great job, and you are actually doing a great job, bro. You are doing a great job. Thank you so much, man. Thank you so much. Kumera umugisha. Yes, sir. Ubwo support yawe yari yose kuri ino ndirimbo ndayitegereje kandi iyi message yawe impaye ngufu. Ngewe ntago nzi gucika intege, uko bimera ntibizigera binambaho. Wowe jani yanjye shaka kuba hari ibyo wabonaga byakugeragaho, hari n'ibitarakugeragaho buriya nabaga ncamo, ariko nyine umugabo wese agomba guca mu bintu kugira ngo abe umugabo. Ntago kuba umugabo ari ukuba umugabo mu ipantaro gusa, hari ibikugira umugabo. Asante sana, Imana ikumpera umugisha kandi kuraje mu byawe kabisa. Kuraje musaza, gucika intege no gucumura kuko Imana ntabwo aturemeye gucika intege. Ntugacika intege, dufite urugendo turimo, tugomba guhora dutumbagira kugeza umunsi dupfuye. Otherwise ugomba gutumbagira every day kandi watumbagiye uyu munsi. Yo love abantu banje mukurikira n'umugabo kandi Imana umugisha nanjye arawumpaye. Atete Ange, shout out to you, Kamira, Godfather, uri umuntu mwiza muri bino bintu byo kuvuga ku bahanzi no kuzamura level ya social media y'u Rwanda. By the way, you are big and everybody who is here, God bless. I gotta go back to work. God bless all of you. What's up? Musaza, hanyuma dufite Pure Heart twakwakiriye, Vava Baje again, Mira the actress, Godfather Fafa, Party Vibes twakwakiriye, Camila twakwakiriye.